Turabasuhuje inshuti bunguka ubumenyi post. Uyu munsi tugiye kubabwira ku bijyanye n'indangamuntu koranabuhanga yatangiye mu ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu NIDA cyatangiye urugendo rwo gutegura indangamuntu koranabuhanga. Ubuyobozi bukuru bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu NIDA kuri iyi tariki ya 7/8 yatangije iki kigo cyatangije gahunda yo kwemeza imyirondoro y'abantu n'igikorwa kibanziriza itangwa ry'indangamuntu koranabuhanga zizatangira gutangwa mu minsi iri imbere. Mu kwezi gushize kwa Nyakanga ubwo ubuyobozi bukuru bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ikoranabuhanga mu itumanaho n'isakazabumenyi RISA bisobanuraga ku bibazo byagaragaye muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka warangiye muri Kamena 2024, bwatangaje ko umushinga w'indangamuntu koranabuhanga ugeze kure ushyirwa mu bikorwa, kuko mu mezi 3 ari imbere bazaba batangiye kwinjizamo amakuru yose aranga umuntu. Kuri uyu wa 4 tariki ya 7 Kanama 2025 nibwo NIDA yatangije ku mugaragaro mu murikagurisha mpuzamahanga ririmo kubera i Kigali inshuro ya 28. Iki gikorwa cyo kwemeza imyirondoro y'abantu hemezwa amakuru yabo kugira ngo bazashobore kwifotoza bahabwe indangamuntu koranabuhanga. Ubuyobozi bwa NIDA buvuga ko bwaguye ibiciro by'abazajya bayihabwa kubera ko uretse abanyarwanda bwaguye ibyiciro by'abazajya bayihabwa kubera ko uretse abanyarwanda, impunzi n'abanyamahanga baba bari mu gihugu bari basanzwe bazihabwa. Kurangamuntu koranabuhanga haziyongeraho ibindi byiciro birimo abimukira, abadafite ubwenegihugu bazwi nka stateless mu ndimi z'amahanga, n'abanyamahanga bazajya baba bari mu gihugu by'igihe gito munsi y'amezi 6. Umuyobozi mukuru wa NIDA Josephine Mukesha avuga ko nubwo iki gikorwa cyatangirijwe muri Expo, ariko mu minsi iri imbere kizakomereza mu mirenge kugira ngo barusheho kwegera abagenerwabikorwa. Ati ahangaha ni ugutangiza gusa, ariko mu gihugu n'ahandi hose tugiye kugerayo. Mu minsi iri imbere tuzatanga gahunda y'uko bizakorwa mu turere no mu mirenge hose. Ubu twatangiye amahugurwa ku bazahugura abandi cyangwa se trainers of trainers. Nibo twatangiriyeho, turimo gutoza tubigisha, tubakoresha cyangwa se tubigisha gukoresha iyi system, hanyuma tukigisha n'abandi kugira ngo bakomeze batange iyi serivisi. Irangamuntu koranabuhanga ntabwo izajya ihabwa gusa abantu bafite guhera ku myaka 16 nk'uko byari bisanzwe, ahubwo izajya ihabwa umwana ukivuka, hafatwe ibipimo ndangamiterere. Aho itandukaniye n'ikoreshwa ubu ni uko izaba iri mu moko 3. Ushatse ayifata mu buryo bufatika nk'isanzwe, ikaba ifiteho amakuru agabanyije, kuko uyu munsi iyo uyirebye ubona imyaka y'umuntu n'andi makuru ubona atari ngombwa ko ahabwa buri muntu wese. Biteganyijwe ko umushinga wose w'indangamuntu koranabuhanga uzashyirwa mu bikorwa mu gihe cy'imyaka 3, aho ibikorwa byo kubaka systeme yayo bizashorwamo asaga miliyari 40 z'amafaranga y'u Rwanda, akazatangwa na banki y'isi. Amakuru azaba abitse muri indangamuntu harimo ifoto igaragaza amaso, ibikumwe by'intoki zose, ishusho y'imboni, amazina y'umuntu, igihe yavukiye, aho yavukiye, ababyeyi be, imeri na nimero za telefone ku bazifite n'ibindi. N'indangamuntu umuntu azaba ashobora guhabwa ikarita yayo nk'uko bisanzwe, kuba wayigendana muri telefone cyangwa mudasobwa ibizwi nka QR code, ndetse no kuba ushobora kuba undi muntu yayikoherereza. Mwitegure rero indangamuntu koranabuhanga. Murumva yuko yatangiye gutangwa. Iyi ndangamuntu twari dusanzwe dukoresha
ikaba igiye kuvaho. Iyi ni Unguka Ubumenyi Post, kanda subscribe kugira ngo amakuru nk'aya ngaya ntazajya gucika. God bless.